nisi tugesheje kure tugitandukanya umugore w'abana batatu n'umukobwa wawe ushaka nuko amatambuka mu muhanda yambaye ijipo y'abakobwa ashoreranye n'abakobwa abakobwa bikiyega basigaye bambara impeta atagira umugabo adakunda izo mpeta zizazisobanura iki akama azamara ukubita hantu atazi n'igisobanuro cy'urupeta tibazi igisobanuro cy'urupeta gusa akama yambara agakubita agatambuka kuri ya muntu ni umukobwa wabaza amakuru ngo ni umukobwa niwe se tugejeje nabajije Bibiliya we igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we kakujya yagwa ruzi we iwacu niho nzicara ngaruhuka we sinzongera kwiruka we habe no guhagarara ngo inyuma y'ibihe we zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira we tuzabana na jambo bazaduha ijambo tuvugira ijambo zamurira Imana ishubahiro uburaza burabije ku isi we igihe cyo kujwigira kinyoni naco kirageze we kandi ijwi ry'intungurana we ryumvikanye mu gihugu cyacu yemewe wino tujane ruhanga we iyo tuje ni heza kuruta kimirongo we tuzabana na jambo masaduha ijambo tuvugira ijambo zamuka bugingo zamuka 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 umwe bisho tuzonezerwa ucya twamadusha mu gikuta tugende kandi Yesu gani ko yabwiye intungo yamazisanga muri gerese gitabo cy'ibyakozwe n'intungo ngo yamababwira ngo nimuce muri ico gikuta ariko Imana istaraduheza umwuka wagahayo wifuwe nk'igayeri se mwandamuyeho ibiganza bisho mundambore ibiganza mubwira Imana ngo nkeneye ifuwe nk'igayeriya ifuwe nk'igayeriya cyangwa abana ba Yakobo abana ba Zebedayo Yohana na Yakobo Bibiliya zibitangwa n'abana b'inkuba ibintu byo kwirwa muza mugize nabi turitse tika sive takubaza umukobwa ngo yambaye ijipo rigufi turitsa bankugutera mu baze bwe tira kima Obamiza note pima ala mesime katima namba tira kima tira kima ala zama tira kima mugenzi wawe ngo bwake urakoze mwami Yesu amasaha arakuze burenda guca dutaramye tuvuga imbaraga zawe
tuvuga imirimo n'ibitangazo dukorera, tuvuga gukomera kwawe. Uhabwa icubahiro kuko wabidushoboje Mwami. Byiringiro bizima hano hatambukiye byinshi kandi byiza. Twumvishe ijambo ryawe ku bakozi bawe, twumvishije indirimbo. Mwami Yesu, uhabwa icubahiro ku byo wakoze byose. Nubundi nibyo tugiye gukomerezaho, ni ukuvuga imbaraga zawe no gukomera kwawe. Tukavuga imirimo n'ibitangazo dukorera uko bukeye n'uko bwije. Ndakwinginze ngo naje unshoboze kuko washoboje abandi, Mwuka Wera wawe amanuka zabane natwe, kugira ngo Mana muri aya masaha dusigaje yo kugira ngo buce twumve ubwiza bwawe n'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Sandi kuko bitwemereye mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe. Ndagira muracyari maso kandi wasinziriye, ni amasaha yo kuryama ari icuro. Mbere ya byose dufashe umwanya wo gushimira Imana iduhaye uburyo n'umwanya tugaterana. Imana ihabwa icubahiro. Abantu bangana gutya bateranye kuza kumva ijambo ry'Imana, kandi uyu munsi turaryumvishije. Hari muririmbyi waririmbye aravuga ngo ntacu uzireguza ngo amagambo yavugiwe imbere yawe. Uhera kuri bishop ukageza kuri reverend soje ubu nyine bavuze ibintu bikomeye. Ndizera kuko iri joro buca mu gitondo hari ico wungutse bitewe n'amagambo yatambukiye hano. Tunashimira itorero bishop kuduheza uno mwanya. Imana baheza umugisha. Turabyishimira kandi tubiha agaciro kudutiza uno mwanya, kuko twebwe turi nk'abakristo ariko mukadufata nk'abashitsi bafoswe. Kandi sinzi ko ndi hano i Kigali ntagize iyindi gahunda, sinoreka kuza mu materaniro kabisa, keretse nagize indi gahunda nkaje ahandi kwigisha cyangwa nkaje ahandi gusa mu zindi gahunda. Ariko nzi ko hari amateraniro, sinoreka kuza guterana abari nje wigisha cyangwa atari nje wigisha. Rero mu byukuri n'itorero hano turabishimira. Imana baheza umugisha. Abakozi b'Imana bari hano uhera kuri revera batubwiye ijambo ry'Imana, n'abapasiteri bakorana, ba perezida bacu abayumbe ndababona hano. Imana baheza umugisha. Tiyegereza pasiteri Jaros kuva i Burundi, nawe Imana imuheza umugisha. Hari n'umuvandimwe wacu Nairobi narangije, sinzi niba yasohotse se ibintu. Nawe n'uyu wacu Nairobi ndakwiyegereje, wegere n'Imana gweza umugisha. Mutambuke mugire vuba. Naje ndaza ndavuga kimwe. Ibintu bavuze nimudataha n'umuntu ni kuko. Niba utumvishije mu bintu 10 cyangwa 4 ukaba usigaje kuri kimwe, birakureba. Jewe ngiye gutambutsa ibyanje nigendere. Mutambuke tubuze n'igisimba cya Melange kitari ikikorari abayumbe bose baje. Mutambuke Fred na Richard batuyobore, uvuge ngo Mana unejeje imitima yacu. Iyo ndirimbo nitumara do Dawudi turamwegereje. Mana muheze umugisha, karibu cyane. Tuvuye Buganda yadufashe neza iwabo na Kivari. imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none udukumbuje ijuru. Yes, hallelujah. Mana unejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none udukumbuje ijuru. Haigupita isezerano, oh, Imana ihoraho we. Haiguwatorewe
Tusambire ibiganza ayigufite isezerano ayigufite isezerano Imana ihoraho ayiguwatore we umwana w'intama ayigufite isezerano ayigufite isezerano Imana ihoraho ayiguwatore we umwana w'intama ayigufite isezerano ayigufite isezerano Imana ihoraho ayiguwatore we umwana w'intama ayigufite isezerano ayigufite isezerano Imana ihoraho ayiguwatore we umwana w'intama ayigufite isezerano ayigufite isezerano Imana ihoraho ayiguwatore we umwana w'intama ayigufite isezerano ayigufite isezerano Imana umwana ihoraho we ayiguwatore we umwana w'intama ayigufite isezerano ayigufite isezerano Imana ihoraho ayiguwatore we umwana w'intama amasho yashira mu biraro we ngo ba nyiri icumbi bavuga ko yaradutaye ariko bafite ikimenyetso Yesu ndani kubatia Haleluya haleluya Zamuka papa zamuka hakuna mwengine
agihagaze agiye gukubitamo twebwe abari imbere dutibuke duheza amateraniro abicaye siko bimeze hari inyuma hari umuntu narangije ugisinziriye kandi nawe akeneye amateraniro kuko hano taspaneti hari imibu yoja kumurya kubitaho mukunga abantu mumanuke gucya abandi bagende gucya musenka babisikana gucya timuka imbere ya ba bishop mucyari na hari yagucya timuka mumanuke mwese manuka 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 timuka manuke sinje umukase mu manuke nimwe mwikase mwenyine ni mu manuke baba we ngaho itsamo babe bicara bose bicara neza ariko umuntu azabyina aja mu ndebe mubyina mu manuka pema
mwike hasi Yesu araryoshe cyane tuzamurira Imana icubahiro haleluya haleluya abakiri maso tuzamurira Imana icubahiro Ndio. haleluya haleluya Hallelujah, hallelujah. aba hano hirya tugire ubuye Hallelujah. Bwana sifiwe Ahimidiwe. twongere kandi bigishije neza shobora nje guca hejuru nyine mugatahana ari amagambo tuzamurira Imana icubahiro Hallelujah. twongere kandi anjoera cyane abuka iburyo bwawe ni mwiza n'uw'igikundiro Rochishi cyane. ahumura neza kurusha ibirabyo byose naburikise mufite kwandangirije Hallelujah. Hallelujah. twongere kandi Ndio. wanimika nkaba umwami w'ishanga rinini rito ndimbata icyaha cyose sinabikunda be ahubwo nagije Yesu umukunzi wanjye we sinkita kubiri mu isi Yesu aranyuze. abo Yesu yanyuze tugire gutya Ndio. umva mwike hasi bose kwafata mikoro asoma ijambo ry'Imana muririmbyi wavuze ngo niba uri muri Yesu neza guma hararyoshe ntawe uvamo hameze neza niyo mpamvu tugejeje aya masaha tukicishaye no kubera kuko Yesu agize gute aryoshe Ndio. va aho ngaho ufite ubunebwe ngwino usomere hano po prime sobre cá Tima. Tawala baba we. Tawala Yesu we. Tawala baba we. haleluya zuma byose ngo birangurure bivuga imbaraga zawe Muzamure nanjye ntange haleluya. Tugabane kuri uyu mugisha yemwe siko. Mwazamuye se? Ndio. Murikiriza se? Cyane. Haleluya! 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 Samani haleluya. Haleluya. soma igitabo ubwo bazamuse soma igitabo Naringiye kuvuga igipanda cyo mu byahishuriwe Yohana y'ikenda. Aho. Cyarambwiye ngo hari igihe kizagera ngo abantu bishakira urupfu aho ngo ariko ntibarubone. Mwari mubizi? Aho dusome hehe? ni ibyahishuwe nyine
murinzi we ngaho mbwira ndore bugiye guca we tabimenyetso urabona z'ubwami bwegereje we murinzi we ngaho mbwira umusekura atambitse we jokenyera amazu usenge we haguruka bwakewe murinzi we ngaho mbwira we umusekura atambitse we jokenyera amazu usenge we haguruka bwakewe murinzi we ngaho mbwira itangaza kuza kwe reba nawe ibimenyetso zerekana kuza kwe murinzi we ngaho mbwira jokenyera amazu usenge we haguruka bwakewe murinzi we ngaho mbwira dore umusekura atambitse we jokenyera amazu usenge we haguruka bwakewe bwira mugenzi wawe ngo bwake Yohana igice cya 22 nimumanuke mumanuke turebe ko twakonjera huki Bwana sifiwe Ahimidiwe. nabwiye abacu tuririya ndababwira niba ari mama bishop wayoboye turabze no mukunga coco naje ndafite uruhuha rw'inana warangije gucya kuri kamera Daud arambwira ngo abonye mama bishop afata mikoro tuko niwe wayoboye kandi ubwo ayoboye umudari uraregeye Bwana sifiwe arantu nigeze kuja mu ivuga batumwe umugabo umwe yamago bo kuba rumvunga uyu munsi ngo batabyina twacitse amaguru none ngo agiye gupima abayumbe ngo arebe hano tuza gupimana ngo agiye kudupima ngo noneho ngo ndebe gaka taramubwira ati wa tibzogukundira uraje ushiduke wagitanze gucyo utabise kiza kigira neza kimwe n'ijambo ry'Imana ibyashuriwe Yohana 22 urahera ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12 soma ijambo ry'Imana biravuze ngo kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo amahanuzi bwa kino gitabo ntuyazigame ngo uyagira ubwiru kuko igihe kiri bugufi kubera kuko igihe kiri bugufi ukiranirwa agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ibikwiranye n'ivyo yakoze arufa dime tambre de casine rekeraho ngaho wa mbere n'uwanyuma itangiriro n'iherezo gira muri Luka Yesu alipokea
katiwe kwenye kisima cha Msamaria we. Kaja mwanamke we Msamaria kutega maji we. Yesu alipoketi we kwenye kisima baba cha Msamaria we. Ndio. Kaja mwanamke we Msamaria kutega maji we. Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena we. Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena. 17 umurongo wa 26 rageza no ku murongo wa 27 n'umunani. Bibiliya iravuze ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa, kandi uko zari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba mu minsi y'umwana w'umuntu. ni nako bizaba mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, barashingiraga bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. kugeza ku munsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Umwuzure uraza urabarimbura bose. Umwuzure uraza bose urabarimbura. No mu minsi ya Loti nayo nuko byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, bararimaga, barubakaga, maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, ariko umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru, biragwa, birabarimbura bose. Ni nako bizamera umunsi w'umwana w'umuntu azabonekeraho. Amen. Ni nako bizamera umunsi w'umwana w'umuntu azobonekeraho. Amen. Bana guheza umugisha. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote wewe. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Tuzamurira Imana ishubahiro. Ndio. Hallelujah. Reka tuganire ijambo natekereje umwuka w'Imana yanyoboye. Ijambo rivuga ngo dukure isi mu itorero. Dukure isi mu itorero. Agaze kurugi ndakomanga we, bakanyumva ariko ndibugurure. Aho ndahamagara singira umwitaba, ariko nganeshwa, ndasiganwa ariko singerayo. Ndahinga bikaribwa n'inyoni. Otalarimanda. Ndahinga bikaribwa n'inyoni. Ndanyuzwe kuko ngufite amahoro. Ndashima cyane kema tembra de kasi akashigikira. Reba yewe, reba hirya, tala, reba hirya. Oh, urukundo rura rwose. Hallelujah. Yesu Kristo arimo aganira na bene se Yohana na Yakobo mu gitabo cya Yohana ibice 7 no ku murongo wa 7. Yesu Kristo abwira bene se, arababwira ngo mwebwe ni mugende. Ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo abisi ntibashobora kubanga, ngo ariko nje barananga. Kandi arababwira ngo nta kindi abisi bazabanangira, ngo bazabampora kuko nza mpamye imirimo yabo kuko ari mibi. Mwebwe ni mugende, abisi
isi mugiyemo murasa nabo, ariko njyewe sindi uw'isi kubera kuko ab'isi barananga. Arababwira ngo kandi nta kindi ab'isi bazabanziza, ngo bazabampora kuko nzampamya ko imirimo yabo ngo ari mibi. Tugeze mu bihe bikomeye kandi biruhije cyane. Yeremiya yaravyanditse aravuga ngo niba warasiganwe ngo n'abagenza amaguru ngo bakagusiga unaniwe, aravuga ngo ese uzabasha ute gusigana n'abagenza amafarashi? Aravuga ngo niba unaniwe kugira igihugu kiri mu mahoro ngo ese Yorodani niyuzura ngo bizamera biti. Giye kubabwira ijambo natekereje nasengeye Mwuka Wera arambwira ngo guyereka we utangariza abantu babwire ngo nibakuri isi mu itorero. Twebwe abitorero tugomba kugenda ku isi tukabwiriza ab'isi ubutumwa bwiza, ariko ab'isi ntibakagombye kuza mu itorero ngo bahindure itorero. Semeni haleluya. Haleluya. Nibyo ubushize bari ko babitwigishaho. Abasaruzi nibakari kubisarugwa ni byinshi. Twebwe twemerewe kuja hanze tugafata ab'isi tukabazana mu itorero bakagendera ku mico y'itorero, ariko isi ntiyemerewe kuza ngo idukure mu itorero idusangisha imico yo hanze. Iki gitabo dusomye cya Yohana ni umugaragu w'Imana Yohana, ni igitabo kigira itandukaniro n'ibindi bitabo byose. Ibindi bitabo byose bageze abandika bashingiye, nk'intumwa Pawulo yageze yandikira Abagalatiya akandika kubera ibyo yabonye, akandika kubera ibyo yumvishe, akandika bagira inama. Ariko Yohana Bibiliya yatubwiye ngo aya magambo ntuyihererane. Ntabwo Yohana yanditse kino gitabo n'umuntu wamubwiye amakuru aramubwira ngo andika ibi, humura amaso ngo numara ufungura amatwi numara wandike nkubwira izo wandika, ariko ukagwa kipati. Aramubwira ngo umva Yohana we, fungura amatwi nkubwira kandi uhumura amaso ubona ibyo ngiye kukwereka. Amubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo genda ubwira abantu ngo uwezwa yezwe, uwandura ngo nawe yandure. Aravuga ngo ukiranirwa akiranirwe, ngo nukiranuka nawe akomeze akiranuka. Ariko itorero ry'ubunyine aho tugeze abantu nabera mu materaniro, ariko basohoka hanze nabanduye. Kama wewe umeokoka, kila mahali okoka. Niba warakishijwe no mu gikoni yo wawutekaga kizuzu kagenda, niba warakishijwe niyo uri gufura umwenda agakizuzu kirinda katotibuka. Aramubwira ngo Yohana we bwira ubu bwoko babwire umva ibyo uzobabwira, ubabwire ngo uwezwa yezwe, uwandura yandure. Dore ikitwishe nico ngico, twanze kwera twanga no kwandura. Umuntu arikira umurahabiri igitondo kimwe azayera undi mugoroba akiraho, tushushe tukonje uruwo kurukwa. Wanasifiwe. Haleluya. Kandi Imana ishimwe kuko turi kumwe n'urubyiruko bagenzi banje, nitwe torero ryeshu. Aramubwira ngo uwezwa yezwe, uwandura yandure. Itorero ry'Imana twararizanye tujinjizamo isi. Niyo mpamvu usanga ab'isi ni bande bambaye imyenda mibi, ni abari ku gatuti. Ni bande badasa neza, ni abari ku gatuti. Itorero ntirigira basa nabi, itorero rigira basa neza. Itorero ntirigira umuntu ugushundi, ahubwo itorero rigira undi ukomeza undi mu rugendo. Ariko twebwe itorero ry'ubunyi bamwe nibigusha z'abandi mu materaniro.
ntiyambara imyenda ihesheje Imana icubahiro, ariko ruko atari. Ariko no ejo bundi naratangaye bishop, nabonye igitangaza. Hari umwana w'umukobwa nari nzi w'inzobe, iradandabirana nk'umusinzi kandi izogwa ntizo kuzuka we. Yari inzobe nziza kandi isa neza, ngo amare nawe ashaka kwigira nk'abandi. None si inzobe, si igitanga, ni nk'umuneke. Urabona ukuntu umuneke urya wera neza weze, uzamubona ukuntu. Si inzobe kandi si n'inani, si n'igitanga, sinzi ukuntu abaye. Nawe wasaga neza, nawe ugiye kwihindura ngo wipime ugire uko usuzuguye iryo rangi Imana yaguhaye. Urimo kurangiza umuntu akarinda guhuruka utaramenya uwo ari. Muraturanye murabana n'inzu kuyinda ariko neza kugira ngo gushikeho akaza avuga ijwi kubera ko umuntu ari mukuza asa n'imyomsa. Kanisa la Mungu limechafuka, kanisa la Mungu limeharibika. Kandi abo ngabo si abandi babikora, si abo mu kabari, nabo tubana nabo mu murimo w'Imana. N'abahungu, umuntu w'umuhungu usigaye witukuza, ndabeshe naramubo ndahumigwa ngo bitwa n'inkuba. Kwiryo shano nyine ryari ryagoye kuri abo bakobwa, umuhungu nawe. Ariko Yohana bivuga neza, aravuga ngo wera yere odi metandare banda tangu wasikite bandomba ebini matambre de kashine yapiga hodi kwangu mgeni yafika, lakini omba nimfungulie, na nimemfungulia naona ni Yesu, na siku hiyo sitaisahau. Nukuri ko Imana Kristo ari bugufika arakomanga kandi aje kujana itorero. amen. Ivyo dukora byose, amagambo bari mu kutwigisha hano, ubutumwa bw'Imana buri mu kuvugira hano, ntaco uzireguza na kimwe cy'amakuru y'Imana wumvishije ariko ukayirengagiza. Buzima bw'Imana mwabushize ahandi hantu, umuntu akambara undi mwenda kugira ngo agire undi mubiri atigeze kugira. Ukuza wihindura kutari uko Imana yakuremye, turakuza. Nta kintu nokora pi hano muri Foursquare ngo ninjire ngo be kuyoberwa ko ndi gwireka. Nokora ibintu byose amasinyane nkayakora ariko bizanga bigakunda kabagwireka. Ibyo ukora byose nise tugesheje kure, tugitandukanya umugore w'abana batatu n'umukobwa wawe ushaka. Nuko amatambuka mu muhanda yambaye ijipo y'abakobwa, ashoreranye n'abakobwa. Abakobwa bikiyega basigaye bambara impeta atagira umugabo adakunda. Izo mpeta zizazisobanura iki? Akama azamara ukubita hanta atazi n'igisobanuro cy'urupeta. Tibazi igisobanuro cy'urupeta gusa kama yambara agakubita agatambuka. Kuri ya muntu ni umukobwa wabaza amakuru ngo ni umukobwa. Niwe se tugejeje. Nivyo bibazo dufite, intambara dufite, ntimuri mukubona biri mu gucicikana. Umuntu asigaye akora divorce igihe cya divorce kitaragera. Umuntu azakora divorce atarashaka. Tibari mu gutandukana batarashingirwa. Barafashe irembo kumva ngo habaye ni divorce. Ese twoyita iki none bisho mwebwega mu bishinzwe. Hari n'abari mu kugenda leta itarasezera. Ariko yememe Mana impuwe n'urukundo tabaritore. Mureke dutokeshe yo daimoni mutange haleluya za muri Imana shubara. Haleluya! Haleluya! Ariko yememe umuntu yotandukana n'undi bataranamara n'icumwe.
umuntu azatandukana sibyo nababwiye ejo bundi ese ibi byaje ngo imirengo umuntu akamakora umurenga amezi 6 agashira kandi waca hanga ukazusanga ari kumwe n'umugore mu modoka ese uriye ko yazererana n'umugore ngo bakoze umurenge kayobe guwo murenge umurenge nyine ko mwawukoze none ikindi gisike mwategereje n'itorero restaurant uciye mukabasangamo kabiri kangahe kakubita guke ngo wa muhungu na wa mukobwa bareka gutandukana ntibabanaga kuragira se ngo arabatandukana batabana oya no tandukana n'umuhinde duhuriye uko twotandukana na evangeliste kwizera kubera ko duhorana tugashwana na maranga atandukana nawe akajukwanje nawe usumuhinduririya twotandukanira tabaza batandukana batabana mutavuga ariko yanditse Luka aravuga ngo nuko byari bimeze ngo no mu gihe cya Nowa barababwiraga ngo bararyaga baranywaga barashingiraga bakoraga ibintu byose ariko bababwira kuko imvura izagwa bakarimbuka tibaruhe babyitega amatwi bagaceceka kugeza ngubwo imvura yaguye ngo abantu bakagira gute bakarimbuka nivyo bihe natwe turimo gusiba gutarama igiterane kiri mu kurangira ntituvuye mu cyabayumbe hano twama dutangira ikindi kizorangira wenda badutegurira ibindi barateranaga bakoraga imihango yose barashingiraga barahingaga barezaga barasaruraga ariko bababwira iby'ubwami bw'Imana bakabyima amatwi ngo ariko ngo ubw'imvura yaguye no wayinjire mu bwato harimbutse benshi nimukure ibintu mu bindi mwijire umuririmbyi yaravuze ngo bicaye mu nkuge bafite miki amahoro aravuga ngo ni Sodoma naho nuko byari bimeze barababwiraga nabo bakababwira ngo yememe nimwihane nimuhindukira Uwiteka barananira ukugeza ubwo Loti yavuyemo wanasifiwe haleluya winkongi y'umuririra amanuka n'inkuba zirakubita abantu bararimbuka barapfa barashira torero ry'Imana ni kubera iki muri mu kwirengagiza amagambo ari mu kuvugwa mutegereje kurimbuka aya magambo yategurwa bino biterane bitegurwa nivyo kugarura bibabwira ngo erega imbere ni heza ko bigize yabiririmbye aravuga ngo iyo tuje ngo ni heza ngo kurutaho dutuye nubwo turi muri bino bibazo iyo tuje ni heza kuruta ino turi ino turababazwa ino turateseka ino tugira gahinda ariko aho tuje ni mu mahoro n'izishimo n'umunezero naho abarushe n'abaremerewe bazoruhukira imfubyi n'abapfakazi bakaruhuka ni kwa data nimureke twongere kandi tumurike abakozi b'Imana duse n'abakozi b'Imana abaririmbyi basa n'abaririmbyi abanyamasengesho basa n'abanyamasengesho bishop yabivuzeho cyane ageze kumpa naje damuzi umwe kugira ngo ashamburiye ngo nuko abayanyweye tumuzi na pole aho amatubwira ngo arabanza umwe sinakugura kuko Imana ni gukoresha wanyweye inzoga ikananirwa kunkoresha nayo insenga zoyireka Imana uzohamagara wakubiseho primus ikakwitaba niyirije nakubisa amafungo nkayihamagara ntintaba zomenya ko nayose iyo mpamvu tubuza abakozi b'Imana bameze nka Eli bafite ifuhe ry'umurimo w'Imana impamvu y'ibi byose baba bakora bamwe banyweye n'abagize gute n'abaraye basambanya bwaca mu gitondo agasengera umuntu nuko nta bakozi b'Imana bafite ifuhe ryo kwerekana imbaraga z'Imana Eliya yumvishije agashwiriri kabaye intambara zasakuje amakuru yasakuje arababwira ngo nimurekeraho muze tuje ku musozi w'Ikarumeli twerekana Imana nyama Imana iri busubirisha umuriro setu iyo niyo Mana tugomba kuba
ibintu byarupiga piga 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 kwa dusare umuntu asigaje kwiyamamaza mu buhanu kaza yiyamamaza ibizombaho guyereka tibikana ubuhanuzi mfite ni bibiri jambo yima nabajije bibiri yawe igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we kakujya yagwa ruziwe iwacu niho nzicara nkaruhuka we sinzongera kwiruka we habe no guhagarara ngo inyuma y'ibihe we zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira we tuzabana na jambo bazaduha ijambo tuvugira ijambo zamurira Imana ishubahiro Bwana sifiwe sana haguruka mukunzi wanje we ngwino tujane dore itumba rirashize we uburavyo burabije kwisi we igihe cyo kujwigira kinyoni kirageze we kandi ijwi ry'intungura we ryumvikanye mu gihugu cyacu we ngwino tujane mugenzi we iyo tujane heza kurutaho dutuye we tuzabana na jambo mazaduha ijambo tuvugira ijambo zamuri Imana prime tombe karibu kofi zamuri Imana ishubahiro Bwana sifiwe sana motera ribanda haguruka mukunzi wanje we ngwino tujane dore itumba ngo rirashize we mfasha viki uburavyo burabije kwisi we igihe cyo kujwigira kinyoni naco kirageze we kandi ijwi ry'intungura nawe ryumvikanye mu gihugu cyacu yemewe ngwino tujane ruhanga we iyo tujane heza kuruta kimirongo we tuzabana na jambo masaduha ijambo tuvugira ijambo zamuka bugingo zamuka 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 Bwana sifiwe. Haleluya. Asoje burake abantu bata. Motera ribanda. Some katibre de voix. Tema tombe kasiwe. Ariko. Umunsi umwe bisho tuzonezerwa ucya twamadusha mu gikuta tugende. Kandi Yesu ganiko yabwiye intumwa yamazisanga muri gereza. Gitabo cyakozwe n'intumwa ngo yamababwira ngo nimuce muri ico gikuta ariko Imana istaraduheza umwuka wagahayo wifuwe nk'irya Eliya se mwandamuyeho ibiganza bisho mundambore ibiganza mubwira Imana ngo nkeneye ifuwe nk'irya Eliya ifuwe nk'irya Eliya cyangwa abana ba Yakobo abana ba Zebeda Yohana na Yakobo Bibiliya zibita ngo n'abana b'inkuba ibintu byo kwirwa muza mugize nabi turitse Tika sife. Takubaza umukobwa ngo yambaye ijipo rigufi. Turisa. Banku kubitera mu baze bwe. Tira kima. Organiza note pima. Ala mesile kastima lamba. Tira kima. Tira
Azame. Tira, kima. Iryo sengesho Bishop agenda rizirikana zori ingabire ari ntwererera umunsi umwe kubera kuko abantu bananiwe kwihangana mu murimo w'Imana zaranze. Hari akantu watubwiye mu mukutano wa Ignite sinokibagirwa ngo kigishinwa ngo Chinese bamboo arukibuka yaravuze ngo abahinde ngo baza abashinwa ngo baza batera umugano ukamara imyaka 4 mu butaka ukiri mu butaka bihanganye. Nibuka imigano y'iwacu ku Ndondo ariko abashinwa bahuye n'igitangaza Chinese bamboo. Naragafashe ntikoro wakansiga nategereje ibintu bikomeye ndeba ukuntu imigano wageze utema none irindi yinga wagaruka ugasanga washibutse uragera nkiriye. None Bishop baratubwira ngo iriya bo ngo base batera umugano ukamara imyaka 4 ariko bari abihanganira uriya mugano nabe na Yesu bo mwihanganira kurangira ngo borambikwa ko Yesu agaruka kwihanganira umugano imyaka 4 kandi gutawurya wo kwihanganira igitoki kikeruka kijya ukihanganira voka ukayijya ariko umugano utarya ukawihanganira imyaka vuga ngo Chinese bamboo kitanga. Bwana sifuwe sana. Nimureke Imana yongera itunganya itorero ryayo. Nimureke twese duse nabitorero. Nimureke tumurikira abasigaye hanze bemere kwinjira kubera kuko abitorero dusa neza. Igitumye bamwe baheze hanze nuko abo basanze mu itorero basa nabo. Nimwerekane ingeso nziza, nimugire imivugire myiza, nimugire imikorere myiza isa n'abari mu itorero kugira ngo abo hanze tubakaruzi neza baze basa nabitorero. Jambo ry'Imana rituganza kubitamo bwe akanyuma muze tu zamuka tege kanome tanda la simeta muanganda sombra de café. Vino, vamos, cabuguín. Tenemos sombra acá.